kwicisha bugufi. Niba bavuga ko waririmbye neza ujye umenya ko ushobora kugwayo. Izo ni zimwe nzira zo kutuvuga Dr. uri umusobanuzi uri umuhanga. Ibyo ni inzira zimwe shitani ajya anyuramo. Yo babiyobewe urimanika. Kandi aho wimanitse kaba kabaye. Abantu nugira akantu uvuga ukora neza abantu bakavuga ngo wagakoze neza ugiye wirinda aho ngaho shitani anyuramo. Bayumva neza? Bwana sifiwe sana. Yesu niwe wenyine washobora kwivanga umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. Kubera iki? Haleluya. Yesu muri we ntabwo yabivugaga afite umutima udashobora kugeragezwa kuko muri we nta kamere y'icyaha yamubagamo. Bayumva neza? Yesu nta kamere y'icyaha yamubagamo. Muri we imbere mu maraso ye nta cyaha cyamubagamo. Why? Yesu mu kuvuka kwe nta icyaha. Reka mvuge ibintu byenda mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mwuka nangwa se icyanditswe nkuko Yesaya bitubwiye nari busome muri Zaburi. Icyaha ntago gikomoka ku mugore gikomoka ku mugabo. Noneho hari ibintu bibiri. Dawudi yihana amaze gukora icyaha. Haleluya. Yaravuze ngo man mu byaha nimwe naremewe. Dore naremanywe ibyaha kandi mu byaha nimwe bambyariye. Nukubanga aya magambo abiri umuntu aremerwa mu mugabo akabyarwa n'umugore. Noneho rero system ire mu muntu ntago imuremera mu mugore. Umugore umuntu akuriramo ariko umuntu aremerwa mu mugabo. None ubwandu bw'icyaha bukomoka mu mugabo. Niyo mpamvu Imana kugira ngo izane Yesu yamukwepesheje Yosefu. Imunyuza hirya ya Yosefu iramukwepesha imunyuza hirya. Kuko Yosefu aza kubigiramo uruhare Yesu yajyaga kuba yanduye. Tuba kugendana. Yesu yajyaga kuba yanduye. None kuvuka rero Imana kugira ngo ikwepeshe Yesu Yosefu kwari ukugira ngo aze ari byuwa ashobora kuvuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge bitavuye ku bwibone. Muri we nta kamere y'icyaha. Yesu rero nuko yavutse Imana yagiye gucyaha ihita ikwepesha Yosefu imwigizayo. Irangije icisha Yesu hirya ya Yosefu imuzana kwa Mariya. Noneho ubwo ikibazo kibikiye Yesu abaho nta cyaha afite ariko avukira mu ki? Avukira mu byaha ariko ntiyavuka n'icyaha. Yesu yabayeho mu byaha ariko ntiyaremanywe icyaha ntiyari afite icyaha muri bwe. Niyo mpamvu ibyo yavugaga nta bwibone bwabagamo ariko ngewe mvuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge bisaba kwitonda kuko mfite kamere y'icyaha Satani yakuriraho ugasanga nabibyaje ibindi. Yesu w'ibyo yavugaga byabaga ari ukuri. Haleluya. Niyo mpamvu yajyaga kuvuga yavuga ngo ni ukuri. Numva icyaha gituruka. Dawudi yabidusobanuye neza. Naremanywe ibyaha mama nimwo ahita gusobanura neza nyine wenda ntago bivuga muri detail ariko duhita tumenya ngo umuntu yari aremerwa mu mugabo noneho tugakurira kwa mama rero akatubyarira mu byaha. Yesu baramututse yaravomye umuntu wavukiye nyine wavukiye mu byaha yaravomye yarashenye yararagiye yarabaje ibyo byose nyine ariko Yesu ntashobora kurakara uburakari bw'icyaha. Yararakaraga ariko uburakari bw'ifuhe. Uburakari bw'ifuhe bw'ibintu bitagenda neza ashaka gukosora bw'ibyaha birimo gukorwa bw'abantu bananiwe bw'ababeshi n'abanyabinyoma n'indyari. Ubwo burakari yarabugize ariko butari mu icyaha. Urumva neza? Kuko hari abo yakubise abantu kabiri abakubitira mu isoko. Ubwa mbere gutangira umurimo yakubise abantu Yezu urusengero. Ubwa kabiri mu cyumweru cya nyuma nanone akubita abantu Yezu urusengero abirukana mu rusengero. Njyanga ibyo murabyibuka. Ibyo yabaga arimo gutunganya urusengero kandi byabaga ari ubuhanuzi bw'ibyo arimo gukora. Yesu avanga umwuka w'Uwiteka umuntu twizeye umwuka w'Uwiteka ari kuri nge kugira ngo kandi yansize amavuta. Yesu rero yari uwo nguwo ukomeye cyane kandi ufite imbaraga. Noneho hari ibyo bajya batubwira hano
umva ibintu Yesu yazanye n'umusabe biri hirya y'ibyo ujye witonda ntukabishyemo imbaraga nyinshi. Hari ibintu dushyamo imbaraga ariko bitari mu byanditswe. Sinzi niba munyumva. Umva ikintu cya mbere, imirimo ya Yesu, abagwa neza kubwirwa ubutumwa bwiza. Icyo nicyo kintu cya mbere cyazanye Kristo, kugira ngo abantu babwirwe ubutumwa bwiza. Ikintu cya mbere kuri Kristo ni ukuvuga ubutumwa. Yesu yaje kugira ngo abagwa neza babwirwe ubutumwa bwiza. Haleluya. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza ni ubuhe? Ntabwo mubuze? Ni Kristo. Haleluya. Ari iyo umuntu ahagaze hano ku gituta ukavuga ubutumwa, ukavuga ko abantu bazakira, bazajya muri Amerika, bazagura imodoka, baziga, ntabwo bavuze ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza. Reka nkubwire mu Baroma igice cya 16 hatubwira ngo nuko rero ubutumwa bwiza nibunkoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha gukizwa. Ntabwo ari ugukira, ni ugukizwa. Ntabwo babyumva. Ntabwo bavuze ngo ubutumwa bwiza buzana gukira, ahubwo buzana gukizwa. Butanga ubugingo. Ntabwo butanga amafaranga. Amafaranga wayabona wacuruje, wanayiba, banayaguha, banayakuraga. Amafaranga ava mu bintu byinshi. Ntabwo ubutumwa bwiza buzana amafaranga. Buzana agakiza, buzana amahoro yo mu mutima, buzana ubugingo buhoraho. Amafaranga ava ahantu henshi kandi amafaranga ava mu bintu byinshi. Wacuruza, abantu benshi ni abakene kuko batazi gukora, batazi kubika amafaranga. Bakwigisha ukuntu winjiza no kuntu yabika, kuko hari ashira, kuko urayinjiza ukayakoresha nabi. Expenditure and income ntuzi kubibalansinga, noneho warangiza ugakena. Ibyo ntabwo ari impamvu z'ubugingo buhoraho. Ibyo Bibiliya ntabwo yanabikwigisha, ntiyabona umwanya. Ibyanditswe byigisha iyo balance ni bikeya muri Bibiliya, nubwo nabyo birimo. Murabyumva neza, nabyo birimo muri Bibiliya ariko ni bikeya. Amafaranga yawe wayahabwa n'abantu, wayahabwa n'inshuti, wayatoragura, bayakuraga, wayapagaza. Ntabwo mubizi. Ariko ubutumwa bwiza Yesu yaje gutanga ni ubuhesha amahoro, ni ubuhesha agakiza. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Yuhagaze hano ugatangiza kuvuga ngo abantu bazabona amamodoka, wakabyara we. Ntabwo urimo kutubwira ubutumwa gusa, nyine nabyo wabitubwira, ariko si ubutumwa bwiza. Nabyo kubivuga ni byiza. Hari ibintu byiza twavugira mu rusengero, ko n'urusengero warutiza abantu bagakoramo inama z'ubukwe. Ntabwo mubizi? Yewe banakoramo n'ibindi. Ariko ubutumwa bwiza ni ubuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka. Iyo utabivuze uba wavuze ibindi bintu. Pawulo yahaye ijambo ryiza yavuze mu Bakorinto, amene mu Bagalatiya. Sinzi umuntu niba yahagera yakahansomera nk'aho bakubwira ngo mubwire ibyo uba wavuze. Ibice kimwe umurongo wa 6, icya mbere umurongo wa 6. Irukanka habuze Abagalatiya 1:6 biri iravuga ngo ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka wabahamagaye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Urabyumva? Hari abantu barimo kubwiriza ibindi bintu bitari ubutumwa. Pawulo yabyise ngo ni ibindi. Iyo ari kimwe bakita ikindi. Hari ikindi ubwiriza kitari ubutumwa bwiza. Iyo utarimo kuvuga Yesu urimo kubwiriza ibindi. Ibyo rero byatangaje Pawulo, nanjye ntangazwa iyo urimo kubwiriza ibindi bintu bitari ubutumwa bwiza. Iyo utavuze Yesu ntukajye ejo udakwiye kugaruka. Ubutumwa bwiza ni Yesu wapfuye akazuka. Out of that ni ibindi bintu bitagira ubwoko, bitagira izina, bitagira kabira, bitagira sosi, tutazi. Pawulo yabuze uko abyita ngo ni ibindi. Urimo kwigisha ibindi. Ubutumwa bwiza buhesha amahoro, ubutumwa bwiza burahindura, ubutumwa bwiza buranezeza. Ubutumwa bwiza bunezeza ntacyo
ntacyo ufite waba uraye ukishima wambaye ubusa ukishima ubutumwa bwiza burabikora. Ubutumwa bwiza bunezeza umuntu ntacyo afite mu nzu. Ubutumwa bwiza butanga ibyiringiro. Ubutumwa bwiza burakomeza. Ubutumwa bwiza bugira ubuhanuzi bukakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Amen. Sinzagusiga sinzaguhana. Imana niko yavuze. Ubutumwa bwiza turabwizera. Ubutumwa bwiza burakomeza. Ubutumwa bwiza wabufite abantu barakureba ntibagusobanukirwe. Nayo abantu bakumenya bishobora kuba atari ubutumwa bwiza ari ibindi. Kuko ibindi byo birasobanuka. Ibindi barabisobanura bazi isosi yabyo bazi aho byavuye. Ariko ubutumwa bwiza bakwibeshaho. Iyo dufite ubutumwa bwiza batwibeshaho. Bwana asifiwe sana. Haleluya haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Igihe kimwe narindi ku ishuri niga noneho twigaga ibintu bigendanye n'amadini. Foursquare niho nayigiye. Jinja mu mwaka wa 2011. Niho nize itorero rya Foursquare. Ngiga umuntu waritangiye n'amazina ye n'umugabo we n'umwana wari ufite imyaka 17 afite ishyaka ryinshi cyane ryo gushaka kumenya ubutumwa bwiza. Arangije arongorwa n'umugabo wari nk'umupasiteri we. Arangije bajya kubwiza ubutumwa muri China. Bageze muri China amaje kugira inda arapfa. Umugabo arapfa. Avugwa mu buryo yaguye mu Bushinwa. Umupfakazi ukiri mutoya cyane. Yubatse ikintu kidasanzwe. Ugiye kureba Foursquare yahihagaze ku isi. N'itorero rikomeye cyane ritameze nk'ayandi usanzwe uzi. Rimaze gutera imbere rifite structure. Nge naryize kuri university. Uwo mugabo ne Roberto n'umugore witwaga Simple ibintu nk'ibyo MS Simple. So ndibyo nshaka kuvuga. Ntabwo ubutumwa bwiza rero busaba imbaraga nyinshi. Yapfaga yatarageza imyaka 20 muri 22 gutyo. Ariko umugabo apfuye arabikomeza. Reba ndimo kwivuga nk'utavuga iringiri mvuga Foursquare ku isi yose. Yatangijwe n'umuntu wapfakaye no wayikomeje kuko umugabo wenyine yahise apfa bari mu murimo China arwaye malaria. Umugabo arapfa hasigara umugore afite inda y'umwana utaravuka. Amubyarangije iryo yerekora rikomeza kugeza n'uyu munsi. Reba ubutumwa bwiza ntabwo busaba izindi imbaraga nyinshi cyane, busaba kubwizera. Bwana asifiwe sana. Haleluya haleluya. Rero tugendana n'ibimenyetso byinshi kurya Imana hari igihe yumva. Kwiga ntabwo byamfashije mu rwego rwo kumenya ibintu no kubibwira abantu. Gusabya ndicara hariya nkasoma ibintu nkatekereza ikintu nkumva ni Imana ni irakomeye. Ntabwo ibintu bikomeye byagiye bikorwa n'abakomeye, byagiye bikorwa n'aboroheje. Ahubwo bemeye ubutumwa bwiza. Yugiye mu mateka y'itorero abantu nkawe ariko bamaze kwitanga bakava bakamenya icyo Yesu yapfiriye, bakamenya urupfu rwe n'imbaraga ze, barimo gukora ibintu bidasanzwe. Daniel arimo kuvuga mu gice cya 11 yaravuze ngo abazi Imana yabo na abazi bazajya gute bazakomera hanyuma bakora iby'ubutwari. Abakora iby'ubutwari bafite capital. Ntago gukora ibikomeye iby'ubutwari ari capital. Ntago ariko yavuze. In the Bible you can't find other things. Muri Bibiliya ntago wabibona yuko abazakora iby'ubutwari ari abafite capital, ari abafite banyarume muri system. Ntago ibyo biri muri Bibiliya. Birimo abavuga abazi Imana yabo bazakomera nibarangize bakora iby'ubutwari. Bwana asifiwe sana. Nagira ngo mbabwire ngo Daniel abivuga ibi ngibi ndimo kukubwira. Reka mbabwize ukuri. No kwa shitani abantu akoresha ibikomeye ntago ari abakomeye. No kwa shitani iriya hirya aragenda agatoragura umuntu akamuhindura ikintu kindi dasanzwe. Hari umugabo witwa Muhammad ntiyarazi gusoma no kwandika. Muhammad mujya mu ntiyarazi gusoma no kwandika. Yari umugabo w'ibibazo byinshi biruta urusengero bunini. Muhammad Tajaza umugabo utaruzi kwandika ufite abayoboke 1,600,000 kugeza uno munsi utaruzi gusoma no kwandika. Muhammad yavutse mu 750
after Christ muri 575 nyuma ya Yesu arangije ari munda isarapfa witwaga Budara. Hashize imyaka 5 nyina Amina arapfa, ajya kwa sekuru Mutaribu. Ageje imyaka 13 Mutaribu yitaba Imana. Urumva uwo muntu ajya gushaka akazi kwa Hadija. Hadija nawe wari umupfakazi w'umucuruzi cyane, aramukorera. Agejeje imyaka 25 Hadija arongora Muhammad abo umugore we, wari umukozi we abahindutse umugabo we. Uwo mugabo aratumva haramahoro kwandika ntabizi. Muri 610 yararagiye intama, agiye kumva amagini amusanga mu ishyamba, amubwira ibintu bitandukanye bya Islam. Araza arira cyane abwira umugore we Hadija Shugamami, aramubwira turabizi ndati ati rwose ati amagini yansanze yambwiye ibi nibi. Aramubwira ati ntago ari amagini ahubwo ni marayika Jibril ari we Gabriel wacu. Aba aramufashe kwa ahwaraga mubwira utuntu turi bumukomeze nyine kugira ngo ataza kureba ku myaka. Yahoraga nyine kugira ngo amubwira utuntu ibintu bimutera stress. Urumva umuntu wamurushaga indi Hadija yarushaga Muhammad imyaka 15. Yafite imyaka 25, umugore afite imyaka 40. None rero utuntu iyo yajyaga ibintu bimutera stress yagerageza kubimukuramo kugira ngo atareba imyaka. Nuko nguko idini ryatangiye. Uyu munsi mfite miliyari 1,500,000. Imana rero nayo gusa jya wibuka ko shitani ni umuduplicator ukomeye cyane. Nta kintu akora original, gusa ahora yiga n'Imana ibyo yakoze. Ni umuhanga mu gukora photocopy. Abaho ubuzima bukora photocopy kuko ikintu cyose azakora burya hari aho yakibonye, ntazi kurema. Gusa ni umuhanga nyine gukora photocopy. Azi gukora za maske ku buryo yambika ikintu ukabona nicyo yakwambitse maske. Shaka kwambika maske umuntu ukajya ngo umuhanuzi atari we. Mwangira mugakoma mashi abantu bakajya bavano bakajibujumba kumushaka. Ari shitani wamwambitse maske. Ni umuhanga cyane mu gukora maske. Ni intiti ibyo bintu byarabizi. Buriya ni umuhanga mu kubeshya kurusha abandi. Akora maske, umuntu akaba umuhanuzi, umuntu agakora ibitangaza. Reka nkubwire, umuntu wese uzarebera ibintu by'Imana mu bitangaza, ushaka kumenya Imana kubw'ibitangaza, uzagwa vuba. Kuko Imana uyirebeye mu bitangaza ukayirebera mu buhanuzi uzagwa. Wibuka Matayo Yesu yavuze ngo hazaza abahanuzi benshi binyuma. Nuko ngo iyo uhamagaye seminari y'abantu 100 b'abahanuzi, ubwo ufitemo 30 b'Imana, 70 ari duplicate. Ko Yesu yavuze yuko hazaza abahanuzi benshi, ntabwo yavuze ko hazaza bake. Ukuvuga ngo abahanuzi benshi ntabwo yavuze bake, yavuze benshi. So majority are duplicate, then bakeya minority ubwo nibo bazima. Ubwo nkoze igiterane cy'abahanuzi 100, nabanzi ko imbere yanjye harimo abahanuzi 70 bari fake. Ubwo niko naba mbizi ngiye nk'umuntu wasomye Matayo 24. Ibitangaza rero muri Matesalonike bakabiho haravuga ngo Imana izohereza izaha shitani antikristo gukora ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bw'ibyaha. Niyo mpamvu ntuzarebere Imana n'imbaraga zayo mu bimenyetso n'ibitangaza, yirebere mu ijambo ryayo. Bwana sifiwe sana. Yesu ubwo yazaga avuga ngo rero Yesu afite umugambi mwiza wo kuvuga ngo imirimo ya Yesu nihe abagwa neza kubwirwa ubutumwa bwiza butandukanye n'ubwo abantu barimo kutubwira. Maze iminsi nyine waciriye hari ukuntu njya ngaragara nk'umupagani mu matorero amwe, ariko kuko mpagaze kuri Bibiliya nyine nkagira defense kandi nkakomera, kuko nabandwanya ntago bafite aho babihera. Hari abantu nahagaze ngo Imana yarambwiye nakubwiye ngo twari mu cyumba cy'amasengesho avuga ngo uri umupagani we. Ibyo bintu ntukabivugire mu bantu, ibyo yakubwiye nuzajya mu bantu ujye utubwira ko ibyo yakubwiriye muri Bibiliya, ariko ibyo yakubwiye mu cyumba cy'amasengesho si ijambo ry'Imana. Bishobora kuba fake, ijambo niryo ritaba fake. Ikindi igitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere havuga ngo cyari Imana yavuganaga natwe n'abasokuza muke hamwe
mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi, ariko muri kino gihe ivugana natwe yikoresheje. Uyu munsi rero iyo ugiye kumbwira ngo Imana yawe bavuganye nanjye, ndakubwira nti toka shetani, urimo kugarura isezerano rya kera. Israeli murayizi, Israeli, haleluya. Reka mvuga akantu ndenda no kurangiza, ariko akantu nkababwira. Israeli hari ibintu yashatse kugarura birayinana kuko Imana yabyimanye. Igihugu cya Israeli cyashyizwe mu bunyage mu mwaka wa 600 mbere ya Yesu, nibwo Babuloni yagifashe yagiseye. Mbere ya Yesu bashize imyaka 2600 Nebukadineza asenye Yerusalemu. Abisirayeli banyanyagira, bagarutse isanduka y'isezerano, hari ahantu abatambyi bayitabye, n'ubu twarayibuze. Ko barayitabye bazi ko bagaruka vuba, abayitabye bagwayo n'abana babo haza buzukuru. Noneho bituma aho bayitabye tuhayoberwa, n'uyu munsi ntituhazi, ariko biri mu mugambi w'Imana. Igihugu cya Israeli murabona ko cyose bakibohoje, hasigaye 20% y'igihugu cyose bari bafite. Ariko impamvu urusengero barwimana ni iki? Imana yarwimanye. Ntago hari imbaraga z'Abapalestina kubona urusengero aho ruri rutarajyaho, ni Imana. Kuko urusengero uyu munsi rwubatsweho imidiyeteri, tukabona isanduka y'isezerano, isezerano rishya ryahita ritagaciro. Abantu bahita bagarura isezerano rya kera, n'iminsi mikuru yose iyo ubona mu barebe ugatangira kubahirizwa, kandi abantu bacu bajya bava inaha bakajyayo. Mu rwego rero rw'Imana kurwanya imyumvire n'isezerano rya kera, hari ibintu bimwe yahishe itazanye. Za efodi ntizigihari, isanduka y'isezerano ntibayibona, kandi ibyo bintu ntibabikora ibyo bintu bidahari. Ibyo rero Imana yarabyimanye. None uyu munsi dufite abahanuzi bashaka ngo tugende ku bahanuzi. Reka gendera ku ijambo. Yesu yaje kugira ngo tugendere ku ijambo. Abahanuzi 70% ni feki. Niyo mpamvu abahanuzi abo basigaye bashaka, dushaka abahanuzi ntibakidushaka mu isezerano rya kera. Abahanuzi bashakaga abantu, none muri kino kinyejana abahanuzi nibo badushaka. Basigaye banaza akavuga ngo Imana nigeze kuzana umuntu mu rugo iwanjye arambwira ngo Imana namwe ngo nimuhe amafaranga. Ntago ari ibikubwiye, Imana ntago ari kubikora. Imana yigiye kuvuga ibwira utanga, ntibwira uhabwa. Uhabwa ni ubwirwa, utanga ni ubwirwa, ntago uhabwa ajya ahishurirwa guhabwa. Icyo wuzuye dayimoni. Twari wanje muri saro turimo gusenga, ntabwo ibyo naba dayimoni. Ntago Imana ijya ibwira uhabwa, ibwira utanga. Niba ushaka guhabwa wowe Imana ikabikwereka, ntago ariyo. Wirukana shitani. N'uwumva ikintu bakubwira ngo sakindi naguha 1,100, ujye wirukana uti toka shetani mu izina rye, ko iyo ni dayimoni umwe w'amahembe, shitani nyine mwe mukuru. Imana ivugana n'uhabwa n'utanga, ntago ivugana n'uhabwa. Ariko abantu barabicuitse nyine. Abahanuzi basigaye baza akakubwira tanga imbuto, tanga iki, tanga. Bya naba dayimoni benshi, kandi iyo bitanze gutya uba wamaze gufatwa uwo mwuka kugendaho, kuko wamaze guconnectinga, uhita ugira network ku buryo ushobora no kubona none n'uri Burundi nawe yakubonye, ko shitani ahita abimenye. Iyo connection ihitiza n'abari Burundi bakajya bakubona bakubwira ngo bahi. Mbese uwo mwuka ukakuzenguruka ku buryo ujya kubona n'uwo mu Bubiligi ukabona ya cross, ukabona kuko amaze kwinjira muri network. Iyo system ukawayinjiyemo. Ndashaka kubabwira ngo Imana ibafashe. Ariko bamwe mwaraguye. Urenda kujya i Burayi ugiye kubisaba Imana ngo nibanze bikubwire. Hari n'abajya bazi biterane nk'ibi biri wakwa ngo naka n'umuntu ukajya wicaza imbere cyane ukaza kare kugira ngo baze kukure. Iyo ni Imana. Wowe iyo Mana kugira ngo wicare imbere hafi y'umwigisha kugira ngo aze kuguhanurira. Abo ni abadayimoni waravangiwe cyane. Urabura kunywa inzoga gusa na waraje kuko benda bigukora isoni, ariko rero waraguye. Kandi aho kugira ngo ugere kuri iyo level wanywa inzoga, buriya kunywa inzoga ni byiza kuruta kugwa gutyo. Uko kugwa niko kubi cyane. Kunywa inzoga byaba ari byiza.
kuko iyo unyoye inzoga ari kumenya ko wayinyoye. Niyo abantu bakubwiye ngo wanyoye inzoga ntutongana, sibyo? Ariko ibyo binyagwa byo kugwa byabo badayimoni uba wumva ukiri mu mwuka, ahubwo bakongera no mu gusenga bakavuga ngo ujye usenga iminsi 3. Amasengesho urimo kuyahabwa na order ya shitani. Hari abantu baba mu butayu batwawe na shitani. Hari abantu baba mu butayu basenga cyane ariko batasanga ari shitani wababwiye kuri order ya shitani. Ugasanga gutegetse amasengesho y'iminsi, abandi bo bazi ko shitani ategeka kunywa inzoga. Agutegeka no kujya kuvuga ubutumwa. Shitani yakubwira kujya kuvuga ubutumwa. Mwabimva neza? Shitani ashobora kukubwira kujya kuvuga ubutumwa. Imana ya principle ikubwira ngo ajya kuvuga ubutumwa i Rusizi, ukajya kuvuga ikagitumba. Ntago Imana yaza gusapotinga kandi ubuzavangirwa cyane kurushaho. Rero shitani yakuvana i Rusizi akagutwara ikagitumba, kandi akaba kurangije burundu no kuzavayo Yesu akazarinda utaravayo cyetse ubuntu bw'Imana. Yesu rero yaraje ngo tubwirwe abagwa neza ubutumwa bwiza. Icya kabiri, kuvura abafite imvune mu mutima. Bana sibezana. Ibyo nibyo Yesu byamuzanye. Haleluya. Kumenyesha imbohe ko zigize gute? Izi ntago ari iziri ruzira, ntago ari iziri hahandi ni mageregere, ntago ari ibyo yavugaga. Wakirizwamo ukava mu bubohe bwo mu mutima ukaguma mageregere imyaka 40. Ukagumamo, ariko Imana yakubohoye yakuvanye kandi unezerewe wishima, ahubwo nabatiza abantu tukavaho tukagusanga tukagusengera ku pasiteri kugira ngo ujye ubatiriza y'abantu. Bana sivesana. Gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Hari abantu bafunzwe. Ntago abantu bafunzwe turimo kuvuga ari abafunzwe mu isi y'ibyaguza bari nawe ushobora kuba uri hano uri mu buyobe. Abantu bayobeye muri ibi bintu by'itoro, ukaba urimo waraguye, ukaba urimo utari mu nzira, ukaba urimo ukurikiye abantu, ukaba urimo mwabimva neza. So ngenze hari ibintu nyamvuga wenda rimwe na rimwe ugasanga birakomeye, abantu bagatinda no kunyumva cyane. Bana sivesana. Iwaje tugira icyo twita prayer mountain, murakizi? Uhateye dayimoni y'imisozi. Imisozi, dayimoni y'imisozi. Abantu baba ku misozi nababajije, ariko se muri mu byanditswe icyanditswe kibatwara ku misozi abantu bakagusoma isezerano rya kera. Ntago mwasoma Abaheburayo ko isezerano rya kera ibyari birimo. Soma isezerano rishyo mbwira umusozi aho ngo Yesu yawuraragaho. Ntago Yesu ntiyararaga ku musozi, yabaga ku musozi. Soma ibyanditswe. Noneho nawe imuka n'umufariso n'abana. Usome Luka ibice 21:36 urahasoma avuga ngo iminsi yose yirwaga mu rusengero abwiriza, iminsi yose imyaka 3 n'amezi 6. Ntago ari umunsi umwe yagiyeyo, kandi ntago yabaga agiye gusenga, yararagayo hari mu rugo. Noneho ndarati Yesu yasengaga ku musozi. Ntago yasengaga ku musozi, Yesu yabaga ku musozi. Wanyumva neza? Yesu yahuye n'umugore w'Umusamariyakazi. Aramubwira ku misozi nayo mfite abantu nigisha Nyagatare. Hari umupasiteri umwe wari umunyeshuri wanjye yarakoze gahunda y'urusozi nawe hajya hejuru ya Nyagatare abahazi. Abantu akajyayo bakajya batera shitani amabuye. Ariko umva shitani aho Satani agejeje abantu. Noneho ukajya ufata ibuye ukaritera ahantu ngo uguriteye shitani. Tekereza ibyo bintu. Ugasanga umugabo nkanjye wasomye Bibiliya ndimo gutera shitani amabuye. Ubisoma he mu byanditswe? Ikintu cyose kitari mu Bibiliya it is a devil. Ni shitani wo cyaba gifuze gisa neza. Yesu yabwiye umugore w'Umusamariya, amubwira ati umugore yaratangiye kumuratira umusozi, amubwira n'iriba rya Yakobo. Amubwira ati igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo Imana batazongera kuyisengera kuri no musozi. Imana batazongera kuyisengera ku misozi. Uyu munsi iyo mbonye umuntu abwiriza umusozi ndakubona toka mbere zangu. Umusozi usigayeho ni mu mwuka no mu kuri, niyo misozi Yesu yasibye. Avuga igihe kiraje kandi cyasohoye, ubwo abasenga Imana batazongera kuri no kuyisengera ku misozi no mu butayu, ahubwo bazajya bayisengera mu mwuka no mu kuri, kuko bene abo data ari bashaka. Ntabwo yavuze imisozi iyi ngiyi ya Nyarutarama n'ahandi, yavuze umwuka no mu kuri, niyo misozi isigaye ibiri. Iyo utawugiyeho iriya yindi uravangirwa.
iriya yindi ntabwo wayijyaho, ntabwo iri mu byanditswe, ntabwo ndimo kubabuza kujyayo. N'ejo narimo kujya impaka n'abantu ndabaza ngo mujya ku musozi gukora iki? Dufite umusozi ku munsi umwe uburiho 600 warya seguko. None umuntu arambwira ngo bagiye kwiherera. Namwe ni ku rusengero rwanyu hirwamo abantu bangahe? Ati ruba rukinze. Seguko habaye abantu bangahe? Barenga 6,000. Amaseguko no ku rusengero rwanyu ruriho ingufure 3. Aho umuntu yajya kiherera ni hehe? Nangane ntago ari byo, mujya mumbaza mbabwira icyo mwamwagiye, ni dayimoni wabatwayeyo. Niyo mpamvu mujyayo n'abahanuzi mugasangayo benshi ntago bakibwiriza ahubwo barahanura. Imisozi habaye ubuhanuzi nta jambo ry'Imana ribaye. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa. Ntago tumushakira ku musozi no mu butayu. Imana ishimwa mu Rwanda n'ibintu by'ubutayu barimo kubica. Biya bintu ni ibintu bimwe by'abadayimoni. Ubutayu ntago wajya ngo uvetavangiwe. Nayo mpamvu mubona za YouTube zacu zinangaha zibaho ibintu bye bifeke kubera iki? Ni ibintu byo mu butayu nyine. Mu butayu ntago wabaye ngo ube muzima. Mu butayu ntabyo kurya bibaye. Ntago muzi. Reka mbabwire. Ntago Imana turemeye kuba mu butayu. Abisirayeli yabanyujije mu butayu ko ntiyabatwaye mu butayu guturayo. Ntago nta n'umuntu Imana yatwara mu butayu gusengerayo muri Bibiliya. Hari umuntu wasengeye mu butayu mwamuzi? Mbwira umuntu wasengeye mu butayu. Mu butayu ntago ari ahantu wasengeye. Wahasengera uteze? Warahasengeye? Ndavuga muri Bibiliya. Somera icyanditswe. Eliya asengeye? Umusazi wa Karumeli ni ubutayu? Ntago ari ubutayu. Karumeli ntago bwari ubutayu. Ikindi ikintu bita ubutayu ni ikigeragezo. Icyo bavuze ubutayu ntago ari ahantu hera ho gusengera, ni ahantu ho mu bigeragezo. Iyo uvuze ngo ngiye mu butayu, mu yindi mvugo yo mu mwuka ngiye mu bigeragezo, nicyo bisobanuye. Ntago ujya mu butayu gusenga, ahubwo iyo uvuze ngo ngiye mu butayu uvuze ngo ngiye mu bigeragezo, kuko ubutayu bisobanuye ubugeragezo. Dufite insengero zirwa zikinze ukumva ntiwasubirizwamo, ukumva wasubirizwa. Ntago ndimo kurwanya imisozi, ariko ndimo kubabwira icyo bisobanuye. Ntago abantu bajya ku misozi babajya baba bazima. N'uyu munsi uzabibona, natwe iwacu Uganda biriyo abantu babijyamo benshi baravangirwa. Sore kubavangira, ariko ni uko nguko ijambo ry'Imana nta cyanditswe kiriho umuntu yagiye mu butayu. Mu butayu Imana yabahungishirijeyo, abantu bagiyeyo bahunze, ntabwo bagiye gusenga muri Bibiliya. Hari abantu bumvisha bavuga ngo Yesu yagiye gusengera mu butayu bamubeshyera. Yesu ntabwo yasengeye mu butayu. Yesu yarasenze? Yesu yagiye mu butayu gusenga? Yesu yamaze iminsi 40 adasenga, ahubwo ageragezwa. Iyo uvuze ngo Yesu yagiye mu butayu gusenga, ububeshyeye Bibiliya. Shatse yakumanika nuko yihangana. Yesu ntiyigeze iryo jambo gusenga ntiribamo muri Matayo ibice 4 umurongo wa 1 kujya kwa 11. Ntago ijambo gusenga ribamo. Ahubwo abantu bazi yuko iyo umuntu atariye buri gihe abasenga. Nukubeje. Hari abatarya kuko bageragejwe batabifite. Na Yesu nicyo kibazo yari afite, yari ahantu hatari ibyo kurya. Mu butayu yajyanyweyo nande? N'Umwuka Wera. Aha Satani amumara iminsi 40 amugerageza. Bibiliya nikivuga nta jambo gusenga ribamo. Muri ayo magambo yose uza kubisomera mu rugo, mbisomye nk'ishonka 600 ntabyo ubona, ahubwo nyumva gusa wowe. Haleluya. Bwana sibeza. Nyina batubwiye niyo tugiye kwiriza usadusomera hari, ariko baba batubeshye. Usiye ko uko kubeshya nyine Imana ibyirengagiza. Hari icyanditswe cyo mu byakozwe n'umwa 17 kivanga iminsi y'ubujiji Uwiteka yari yirengagije. Nuko barabitubwiye ibyanditswe bimwe barabicurika, Imana ikabyirengagiza ikavuga ngo ikabihanganira. Bwana sibeza. Yesu aho ngaho kamarege, ariko nushaka kuza kumbaza tuvusohotse uze kumbaza na telefone yanjye bayiguye. Ariko mbere yo kumbaza uze gushakamo ijambo gusenga gusa. Nanone reka ngwire, ntago iyo umuntu atariye ku manywa aba yiyirije ubusa. Gusa ibyo nabyo dufite ingeso zabyo nyine. Kuba utariye ntibisobanuye ko uyirije ubusa. Ushaka kwitwa aba wariye kuko wabibuze, cyangwa urwaye. Ntemwe tukavanga ibintu.
noneho twebwe kuko Yesu ngo ataryaga nta nubwo bavuga ko atanywaga kuko kunywa ntabwo babivushyizemo, bavuze ko ataryaga. Ntabwo kunywa tuzi niba yaranywaga, ariko ntiyaryaga iyi minsi 40. Ariko ntabwo bisobanuye ko yasengaga, yasobanuye ko yageragezwaga. Bwana Sifesana. So ntabwo ndimo kwigisha cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ngo dufite umwami Yesu wazanywe no kuvura imvune zo mu mitima. Dufite umwami Yesu waje kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, abakene abagwaneza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero nsoza ni amagambo asubiza mu imbaraga, ni amagambo adukomeza. Yesu aradukomeza. Abigishwa bajyaga bamubwira ibintu bisa naho bikomeye cyane, yangiza akabakomeza, akabahumuriza, akabihanganisha. Barasoza rero reka bagwe ntabwo abantu bamo kunyumva kuko navuze ko Yesu atasenze. So mwihangane ibyo muze kubibaza, mwumve nkurikije aho nsoza. Bwana Sifesana. Yesu afite umugambi mwiza, yazanywe no kutubwira ubutumwa bwiza. Uyu munsi ukeneye ubutumwa bwiza, dukeneye amagambo meza, dukeneye amagambo aduhumuriza, atwihanganisha, adusubiza mu imbaraga. Dukeneye ubutumwa bwiza budusubiza ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. Dukeneye guhagararana n'Imana kuko Imana ni nziza. Ntabwo ubuhanuzi nabwanze, ariko ntabwo aribwo tugenderaho. Tugendera ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Bya bindi uzi byose bakubwiye burya ntibizasohora. Bya bindi baguhanuriye byose ntibizasohora, ko ababikubwiye ntibahumekewe. Ijambo rihumekewe ni Bibiliya. Burya harimo ibitari ukuri, ibyinshi burya si ukuri. Reka nkubwire, ukuri dore kuri mu ijambo ry'Imana. Ntuzareke kubyumva, ariko uzajye ubyemera. Byagize gute? Niko Bibiliya mu guteka kwa kabiri batubwira. Haleluya. Dore ijambo ry'Imana ry'ukuri, ryizere, ritware, rikomeze, rifite imbaraga. Muri ijambo ry'Imana rikomeze, rifate, rihindura iryawe, risome ku manywa na nijoro. Imana izaguheramo umugisha. Ibyo bintu ahubwo biza bitesha ijambo ry'Imana agaciro, kuko usanga abantu batakiryiga bashaka kujya ngo bumve ubuhanuzi. Nigeze ko mfite icyumba ahantu iwanjye nansana ku itorero, noneho cyo gihe haza abantu b'abahanuzi barahanura. Uzabona guhanura amasaha 3 nta jambo. Wajye usoma Bibiliya ukabona bacitse intege, ukabona barimo hariho umuhanuzi hari abamuzi hari n'umugore w'abagabo nka 3, abantu nka 4 b'abahanuzi. Umwe arangiza asubira, ndangije ndahugura. Kuwa gatanu umwe nanjye naricaye ndabyumva, wari uwa gatanu ko dusenga kuwa gatanu, ndabikurikirana. Nuko dushoje uwo munsi ndabareka. Kuwa gatanu uje abari ngewe ufata network, ndabigisha ndababwira nti rero ibi nibe BCDFG, ndabisobanura kugeza uyu munsi abahanuzi barabiretse. Ukareba ibintu baretse, niba ari iby'Imana babirekeye. Kandi sinababujije, kuko sinabikubuza, kuko ubuhanuzi ndabuzi. Nanjye njya mpanura. Imana ijya inkoresha ngahanura, byangiza bikanasohora. Haleluya. Bwana Sifesana. Ariko ibyo abantu bamanuriye sinjya mbigenderaho, sinjya nabyada. Byinshi ntibizasohora, bya bindi birimo amanuza, birimo dayimoni. Ubuhanuzi bugira ibice 3. Haleluya. Ubuhanuzi babo bamwe ibintu 3, ibintu ibwa mbere ari byo byinshi ni iby'abantu. Hari umusaza wigeze guhanurira umusore, muramwibuka? Umwe we watumye imbwa intare zimuri. Uriya musaza ntabwo yari yuzuye abadayimoni, yaramubeshye gusa. Buriya n'ubuhanuzi buri mu Giswahili bwo twita nafsi. Ni nafsi yakoreye muri nafsi, mbese mu bitekerezo bye aramubeshya. Arangije umuhungu ararya, arangije intare iramufungura, bigirangira hariya. Ntago ari dayimoni. Urabyumva neza? Hari abadayimoni none mu byakoze n'abakobwa bajyaga bahanura. Waryandaga na Paulo, yakoreshwaga n'abadayimoni. Ubwo n'ubuhanuzi ubuhanuzi bw'abantu, bw'amagambo y'abantu gusa. Umuntu akagupima akavuga ati uyu muntu ashaka kuzajya muri Amerika. Ati Imana irambwiye mbonye urura indege. Neza ukavuga nawe ukagenda utwara Kigali. Tabana ati mumbabwira ati umuntu yantumpanuriye kandi ntabwo anzi. Ntabwo akuzi. Ni umuntu yabikubwiye gusapimya ikirere. Arangije akubeshya nawe kubera ko ariho irari ryawe ribogamiye, uhita uvangirwa, ubyemera 100%.
uwo ni umuntu. Hari shitani, hari n'Imana. Imana yeza nyuma. Kandi reka mbabwire, ibintu bya shitani bifite imbaraga nyinshi. Eliya hari ahantu yarari, arangije yumva umuyaga mwinshi, mabyibuka mwinshi cyane, urahuha ngo n'amabuye agahirima, ibiti biragwa. Agiye kutega amatwi no kure asanga Imana ntagirimo. Arongera araryama, agiye kumva nabona umuriro n'imirabyo, noneho birakubise, abona Imana ntirimo. Ubwa gatatu agiye kumva yumva ijwi rituje riza buhoro. Reka mbabwire, Yesu yaje ngo tubwirwe ubutumwa bwiza bw'amahoro, bw'ibyishimo n'umunezero. Bwana Sifesana, ibi ngibi ndimo kuvuga, nkunze kwigisha apologetics, abantu kwirinda inyigisho z'ibinyoma.